Yatugize umugisha kuri Christ the King TV ko kuba turi kumwe n'umubyeyi umubyeyi mureba umubyeyi mwiza umubyeyi washokoje uruhanika turakwakiriye umubyeyi dukunda kuri Christ the King TV. Urakoze ndashimiye ko mwantumiye nitwa Mukankuranga Marie Jeanne ariko benshi bavuga Marie Yohana ntacyo bitwaye nagasobanuye ariko nanone kandi hari n'abakwita mama y'insinzi naryo murarizi ko ari iryanyu. Ndarizi mu nshamake ushobora kwibwira abadukurikiranye uriwe n'icyo ukora n'impamvu y'iryo zina y'imama insinzi karibu. Marie Yohana ni muntu ki? Marie Yohana ni umumama nyarwandakazi mukuru. Kugira ngo mwinjire mu gikorwa cyo guhanga ko hariho indi mirimo cyane nk'ababyeyi abari n'abategarugori wenda babaga bakora gute watinyutse ukinjira mu buhanzi ndetse n'igihe mwaba mwaratangiriye n'impamvu yabyo? Ntabwo twebwe ni mu myaka yanjye ntabwo twari dufite impano yego ariko ntabwo twabihaga umwanya oya byabajyaga mu gitaramo mutaramanye n'ababyeyi mutaranye n'abandi bana mungana mutaramye nkanjye nabayeho umwarimukazi ndi mu banyeshuri nkagera kubera gukunda kuririmba nkabigisha uturirimbo naho ntabwo ari ibintu twagiraga umwuga mu myaka yacu twabikoreraga kubikunda ariko tukabikundisha n'abandi babikunda tugahuza. Mwamenyekanye ku ndirimbo izwi cyane ndetse natwe dukunda turabafana bayo cyane ko ihuye n'amateka y'igihugu cyacu yitwa Insinzi. Iyi ndirimbo ese ni mwebwe mwenyine mwaba mwarayihimbye ni we waba warazanye igitekerezo cyayo waganiriza abadukurikiye? Muri 90 abana bamaze gutabara bagiye ku rugamba harimo abacu harimo ababandi harimo abavandimwe n'inshuti ndetse noneho tubahimbira indirimbo turazihimba twishimira ko abana bagiye tuvuga ko tutashye inkotanyi z'amarere noneho haciyeho igihe nko muri 91 aba ari bwo nicara mu rugo nari mu rugo n'umwana umukobwa wanjye niho twari dusigaranye abandi bari batabaye abahungu abakobwa nabo baragendaga ariko we naramusabye nti wambabariye tugasigarana basi hanyuma ukazaba ugenda nyuma kandi kuzagenda ndabizi ati aramfasha aranyemerera turasigarana dusigarana duhiririmba izo ndirimbo noneho Insinzi turayihimbana twembi we n'umukobwa wawe cyane turayihimbana turayirangiza twizeye kuko twabonaga abana bagiye kandi ntawe ugaruka tugasanga ntabwo babagize ni ishyaka ryabajyanye ni ukwitanga byatumye bagenda nuko bari bamaze gufata ubuto bwabo babutura igihugu babutura u Rwanda amaraso yabo bemera ko yameneka ariko ababohorwa bakabohorwa ababyeyi babo bishwe n'agahinda bakabajyana bakabacyura nabo bagataha niho dushyiraho Insinzi ko Insinzi igomba kuzaboneka twizeye imbaraga n'ubutwari bw'abo bahungu bacu. Iyo umuntu ayumvishe nubwo wayiririmbye utari wenda mu busaseridoti mu murimo w'abihaye Imana ariko wumvaga ko ufite nk'ubuhanuzi gutebye wumva iyo tubwire ukuyeho guhanura kw'abapasiteri bakorera mu mwuka nyine nk'uko Imana iba yabibagennye na kera habagaho ibyo bitaga guhanura byabaga biri mwavuga ab'iki gihe cyangwa abandi bavuga ngo ni ibya gipagani ariko nabo bari bafite ukuntu bizera Imana kuko u Rwanda ntabwo rwigeze rubaho rutagira Imana Imana y'u Rwanda ngize Imana y'u Rwanda agatera inzuzi aragura ati wagira Imana y'u Rwanda byagenda bitya
noneho ndavuga reka ntangirire kuba yaguza nti ndatera inzuzi ndaraguza umutwe noneho imbwira Imana ariko reka n'Imana yacu rero n'Imana ariko bose bambwira ko ari insinzi n'ibyo nta kindi sindi umupfumu sindi umuvugabutumwa ariko numvaga yamuriye navuga roho mutagatifu cyane ko ari umukatolike yamujemo arahanga ariko noneho kwizera nawe udukurikiranye wizere donc yahimbye indirimbo igihugu abana bari ku rugamba baratabaye ariko bahimbira indirimbo aravuga ati icyo mbona cyose ni insinzi nawe mu byo ukora bona insinzi nawe mu byo utekereza bona insinzi turi mu gihe turimo mu kwibohora mu minsi ishize twari turimo insanganyamatsiko barayitubwiye ariko iyo bavuze kwibohora wumva iki sinzi ko nabibabwira kuko twabikoze tutazi ikizaba imbere uretse nyine nk'uko mwabivugaga gukorera mu kwizera kandi koko ni isomo ryiza gukorera mu kwizera bituma ugera imbere uba ufite ukubwira ati komera turi hamwe bya bintu ushaka bizagerwaho uretse no gukoresha imbaraga n'iki ariko uba ufite n'Imana inyuma yawe n'Imana ntabwo tubyibuka gusa biturimo no mu mubiri no mu magufwa no mu turabifite kubera iki kubera guhaguruka kwabo n'imitekerereze yabo ari bato turi bakuru bahora bumva tuvuga ahari ngaha turi si iwacu dufite igihugu cyitwa u Rwanda iki gihugu muvuga tutajyamo ni igihugu nyabaki nyuma aho wadutekerereje abato abato hari abakuru bari babaruse badutekereje bati wagira atya nibwo twatangiye kugarura ubwenge twumva tugomba kumva ko bya bintu bigiye kubaho noneho kubohorwa rero twari dufite abatubohoye twari twishimiye kubohorwa tuvuye muri ya majune yo kwirirwa wakubita washyira isuka ku rutugu utashye wakwicara ukavuga ariko nzaherezayo yaba nibura nahingaga mu gihugu cyanjye yaba nibura inka ndagiye nahiragiriraga iwacu mu gihugu cyanjye urumva rero kubohorwa ni ijambo ntizanasaza rwose Mariya Yohani tukubona mu rubyiruko iyo turimo gutoranya abanyampinga ababereye u Rwanda tuba rimwe na rimwe tukubonamo muri iyo ekipe niki wenda iyo uhuye na ruriya rubyiruko uruganiriza ndabakunda cyane bariya baransetsa baranganiriza bambaza utuntu twinshi kuko ntacyo bazi bashaka kumenya ni nacyo mbakundira noneho ukabatangirira hasi aho wamubwira uti narahingaga umuntu nkawe yahinga uti najya gusaka ibitoki niko twabyitaga nagiye guhaha mpahira abana uyu muntu ureshya atyaya yarahahaga akikorera nkababwira nti ntacyo tutakoraga kugira ngo abana bacu babeho natwe tubeho kandi noneho tugize amahirwe ijambo ryo kubohora igihugu rigeze dusanga noneho tugomba gukoresha ingufu zirenze izo twari dufite abana ndababwira pepepe ntacyo mbahisha ndababwira ndabahana mbungurira inama mbatoza kuko n'ubundi ni ibyabo bashobora gufata nk'iyi mikoro bakayishwanyaguza kugira ngo arebe ikirimo imbere wenda kongera agateranya ikindi bagira amatsiko niyayo ikindi bakunda kwigana ibyo rero iyo babikoze bagera ku kintu kizima niyo mpamvu ikoranabuhanga twagize hano mu Rwanda bitazabagora kandi benshi banarigezeho baduhaye ingero z'ibyo bagenda bakora umugoroba w'ababyeyi wumva iki niki washishikariza abanyarwandakazi ari abo mu rutari n'abo mu ngana muri mu kigero kimwe niki wabashishikariza kuri iyi gahunda ya leta y'akagoroba k'ababyeyi umugoroba w'umubyeyi ereka iteka iyo umuntu akubwira ikintu kizima ntushidikanye iyo akubwiye ati bizagira akamaro kanaka tureba aho igihugu cyacu kigeze
ntabwo wananirwa kubikora ahubwo bakwiye kubyubaha no gukurikiza inama ntureba korona virusi aho igeze dupfushije abantu 3 nabo badaturutse mu gihugu cyacu hagati twemeye inama tugirwa kandi iyo nta wiganye kibi ikiza gihari rwose ni cyo nkubwira ko umugore w'ababyeyi ni ingenzi ni kimwe n'akarima k'igikoni ufite aho ugashyira kandi kakugirira akamaro ubundi wari warabisuzuguye ariko wasoromaho idodo n'utundi tuntu ugakuramo ka puwaro ugakuramo ka karoti ari utuntu twinshi turi muri ako karima tugira icyo tumara icyo gihe rero ushima nde waguha iyo nama njye ntabwo natangiye kumenyekana ntabwo namenyekanye uko nzwi bazi ko ndi umuhanzi ariko ndabyemera rirakampama iryo zina simfite uko ryikuraho kuko narabitangiye kandi mbitangira mbikunda none mbikuriyemo rero aba bana bacu turirimbana ba Eric n'abandi bato kuri we n'abandi bakuru bamuruse burya iyo ukora ikintu ukunda urwanya nuko kitazagutesha agaciro ikindi ntabwo iby'u Rwanda ibyacu mu kinyarwanda za gakondo zacu ni nziza pe iyo ugize amahirwe ukabona umwana muto ubizamukiyemo wishimiye kuririmba ibintu by'iwabo ariko kandi hari n'ibishya umuco urakura hakaba n'ubwo agira atya kumva indirimbo z'i Burayi zo muri Amerika bafite amajwi meza bafite ibyuma hariho kujya muri studio noneho iyo abikoze nabyo ntako bisa biba byiza ndetse kurusha bya bindi byacu bya gakondo kuko gakondo ushobora kuririmba indirimbo nini ndende itarimo icyuma na kimwe instrument nini ariko ukaririmba ariko wa wundi uzi gucuranga akaba yagukurikira agukurikira mu ijwi kuko azi kubikora noneho bigatuma biba byiza kurusha hanyuma rero tukigana abanyamahanga tukaririmba tugaceza babyita kubyina niba ari ukubyina sinzi uko babyita kera twavugaga guceza wabona uwo muri Amerika yambaye ikariso tinatanzwe ukambara ya kariso ari umubyeyi ari inshuti bya bintu hari ugasanga wataye agaciro sasa rero kwigana itekana ntarabivuga abantu bakuru bakunda kubivuga ngo ntukigane ikibi ikiza gihari rwose kubyina wambaye amakariso ntako bisa kuri bene byo kuri uwo muco wabo se wakwiganye kuririmba ukigana wenda no guceza ariko nibura wambaye akajipo gafite ahantu kwikwiza bavuga ko ari ibyacu ngo twe tugeze ku maguru ariko nabo ashobora kwikwiza agejeje ahantu hagereranije ikanzu igeze ku mavi akihesha agaciro akareka kurenza ivi cyane ngo ageze hano kwitako aho hantu rero twebwe turabivuga bajya batubabarira dusigaranye inyuguti ebyiri reka izo nyuguti umubyeyi ubonye umuntu uzi kubwira uri umwana zimutera salute umubwire ko wumve ko akubwiye ikintu gikomeye reka iki kora iki nta kuburije kwambara ni ukuri ambara neza uririmbe abantu bakubone wizihiwe yewe n'amakiyaje bayishyizeho ariko utakabije ngo use n'agashitani hariho abashyiraho udukara abandi bakacisha abandi bagacisha abandi ugasanga duteye imbabazi hakakuzira rero abahungu atambaye ipantaro icitse akaba atambaye gusa aba yambaye ni ukuri njyewe ndumva
batubabarire njye mbivuga iteka nsaba imbabazi nubwo benshi bamaze kuvuga ngo bariya ni abakecuru bavuga ibyo batazi ni koko ntacyo tuzi ibyo bicitse ntituzi udukariso ariko kandi iteka iyo ubona umuntu uri imbere wagiye guperezanta ikintu cyawe cyiza reba ngo wambaye bishimisha ari abakubyaye ari inshuti ari abavandimwe yego hariho abatabikunda kuko bagiye batera buriya ni ikigwari asigaye yambara nk'iby'abakecuru nyamara tuzamukunda kukurusha wewe ugaragaza ikibuno cy'uruhande rumwe wambaye agakariso wambaye ijipo n'ikaba ndende ariko akaza agasatura ikageraho ikaba ndende agasatura imbere akageza ku ikariso ikaba ndende mutubabarire bana banjye nta wupfana ijambo ariko kandi mutubabarire nicyo tubifuriza kudata agaciro nifuzaga ko abantu benshi badukurikiranye baba barimo kuvuga bati yabaga Reverandi yaratwihutishije akamushyiraho rwose ako karirimbo ariko mbere yo tutarahagana nagira ngo iyo turebye twareba ku bitangazamakuru bitandukanye cyangwa se tukareba n'abanyarwandakazi bagiye bagira wenda n'amahirwe niko twayita akava mu Rwanda akajya mu Amerika akava mu Rwanda akajya i Burayi akajya Australia akajya mu bindi bihugu wenda byateye imbere rimwe na rimwe iyo ugize amahirwe yo kumubona usanga wenda hari ibintu yibagiwe usanga hari ibintu yagezemo hariya akavuga ati biriya nibyo mu Rwanda ndi hano niki umuntu yakagombye gukora kugira ngo aheshe isura nziza n'ishema igihugu cye ndamusaba kuzajya agira amatsiko nicyo cya mbere ikindi akagerageza gukora uko ashoboye akamenya amateka y'igihugu cye twari dufite abakurambere n'abakabamenya akamenya n'ubutwari bwabo akamenya aho yinjirira kugira ngo agendane n'igihugu akareka ko yijugunye inyuma nashaka iby'imbere mwaba mwaragiye mukunda wenda gusoma Bibiliya ndayifite mujya mugira nk'akanya ko kuyisoma gato ariko ukayisoma ni nk'irihe jambo muri Bibiliya ryaba ukunda kuvuga cyangwa se ukunda gusoma icyo ni ikibazo gikomeye hari ahantu nkunda gusoma ariko iteka nahashyize akamenyetso agashumi nk'ako iteka nkunda kuhasoma ariko sinahafashe mu mutwe havuga neza usanga havuga u Rwanda kandi bikabwira n'abadutuye nakubaza ni nk'ikihe kintu cyaba cyarakubabaje kimwe n'ikintu cyiza cyaba cyaragushimishije mu rugendo rwo kuva mu bwana no kugera aho umugeze ubu icya mbere cyambabaje ni ukubura abantu gupfusha abantu iyo ni akantu ni ikintu ariko ushobora kwihanganira kiba kinini ukagitunga ariko ku buryo udahura na pasita nkawe utangire utama rwose oya kiba kiri ahantu hawe muri wowe ku ndiba y'umutima wawe ikindi cyashimishije ni ukubona naravuye mu mahanga naratashye rero umudo wanjye yari mama kuko yatuzamuye mu busa aturera atwigisha byose atugira n'abakirisitu na papa batubwiye ati ntimuzata agaciro muzakunda Imana mukundane cya gatatu ntimuzata agaciro abandi baza twe ntabwo tugira bene ibyo by'iki gihe ngo mfite role model nabo ngabo iyo utumviye so na nyoko umvirije cyane umwana umusore w'inkumi wo muri iki gihe utabwirwa ngo yumve yumvirije abakobwa batwara amadamu abahungu bagwa mu mayoga umwe akazagera ruguma niba yari afite ka diporome ako kakagenda uko kaje ntagire icyo akakuraho twinshi bene baba bakwiye kumva bakumvira ababaruta
n'abatababyaye yakubwira ati iki ugize amahirwe ukaryama ugatekereza ushyize aka gatwe k'inyuma karakubwira iyo ugaramye ku kariri kawe kaba hasi waba ufite igitanda ugatekereza urizenguruka wamara kwizenguruka ukamenya icyo ukwiye gukora iyo uri umwana muzima uzi kumvira shimwa mwami Yezu shimwa shimwa kuko wampaye kwakira shimwa mwami Yezu shimwa ushimwe kuko wampaye kwakira nagutuye ubuzima bwanjye mwami ibikorwa nkora ni wowe unshoboza uri inshuti yanjye niyambaza iteka urankunda ukunda ugukunda cya gihe cy'amage naba nigunze urankomanga uti humura nije nawe mu mwijima iyo nayobewe inzira mu mutwe wanjye biba byivanze umva ijwi ryawe wokomeza nkuri hafi nabo nibakomere Imana turi hafi nibihangane kabisa ntabwo bijya bishira na rimwe nawe n'uwo mwana wawe ntabwo bijya bishira ntawe ubyibagirwa aba bantu twasanze n'aho tuva hanze biciwe batsembewe nakonde bakora ugutsemba buriya ntabwo bajya bibagirwa kandi nabyo naririmbye indirimbo z'icyunamo iteka ndayibabwiye mubwira nti sinkwibutsa kwibuka uhora wibuka ko mwana gato ukamwibuka cyangwa se ukabibuka ntabanga nguhishe mana ndananiwe umutima wanjye urantegeka nabuze imbaraga unduhure ndacyabunamiye sindata igiti ko gutata igiti ni kwa kundi urangiza urupfu bakazakuraho ryavuna bya bindi byose bakabijugunya ariko muri wowe ntabwo urata igiti nanjye sindagita n'undi ntaragita tubone tunabahumurize bahumure kabisa mukomere dufite Imana rwose haleluya dufite Imana n'u Rwanda twongeraho insinzi bana b'u Rwanda insinzi ndayireba insinzi mu bice byose insinzi insinzi bana b'u Rwanda insinzi ndayireba insinzi mu bice byose insinzi ndatera inzuzi nkabona insinzi insinzi mu Rwanda ndaraguza umutwe insinzi nkabona insinzi insinzi bana b'u Rwanda insinzi bana b'u Rwanda insinzi insinzi mu bice byose tukaze mwendo songa capa mugusonga imisi ni mike erega babagabo ndabona bashya ubwoba nimusonge tubotse igitutu insinzi bana b'u Rwanda insinzi sinzi mu bice byose igitero cy'ibyumba cyanyameje insinzi itagira igisibya morale n'ifuru mu banyarwanda twese hakuna wasiwasi insinzi bana b'u Rwanda insinzi ndayireba insinzi ndushira bwoba songa na rutarindwa nimusonge tubotse igiti intwari batinya songa na rutaneshwa nimusonge tubotse igiti tudatinya urukambye songa cemusha moto nimusonge tubotse
nimukomeze urukundo ishyaka n'ubutwari intego yacu tuyisoze bana b'u Rwanda insinzi ndende cyane insinzi bana b'u Rwanda insinzi insinzi yabutse kivuye mpasanga abana insinzi bana b'u Rwanda insinzi nganye Kiyombe nsanga abaceza insinzi bana b'u Rwanda insinzi aba Butaro bo bahamiriza insinzi bana b'u Rwanda insinzi n'ab'Igisenyi bari mu Kinimba bana b'u Rwanda insinzi